Yes basaza Discord Lab TV show ngewe nitwa Confiance tugira ngo tubane ku episode zacu z'uyu munsi nk'isaza kugiye mubizi tugavuga ngo mukomeze mubane natwe wowe dukunda wowe amaze gukora subscribe musubiza nkubwira ngo yambo utera peace kabisa nkubwira nti iby'agaciro ufata umwanya ukareba byinshi tuba twagira tukugezaho ukareba amakuru tuba twagwaye imyidagaduro ngo tuje kuvuga kuki byinshi cyane tuje kugenda tugaruka muri uno mwanya byinshi cyane byo kuvuga tugiye gutangira tubabwira bati tugiye kugaruka ku ijambo rikomeye cyane rigira riti abamikazi bakura imbaraga mumibabaro. Ibi ngibi byavuzwe na ARIAH COOL. Ugiye kwibaza uti byabivuze kubera iki? Turaje kugaruka tugere tubikubwira muri rusange impamvu yagiye atangaza ibi ngibi kabisa. ARIAH COOL umwe mu bari kuvugwaho ibintu byinshi cyane. Abamikazi bakura imbaraga mu mubabaro, cyangwa se nushaka kuvuga ngo queens always turn pain to power. Kabisa anyuze ku rukuta rwa Instagram kabisa. Uyu ARIAH COOL yagiye atangaza ibintu bikomeye cyane nyuma y'ibyagiye bivugwa bijyanye n'inzu yerutse gushyira hanze, nyuma y'ibintu byinshi cyane bakomeje kugenda bimuvugwaho. Nawe yafashe umwanzuro cyane kubera ntago twavuga ko yaragize agira ikintu abivugaho, akaba yagiye abigaruka muri rusange. Ni inkuru nini cyane. Kuva ku munsi wa mbere hatangazwa ko isimba ARIAH yujuje inzu y'umutirwa w'i Kigali, inkundura zahise zitangira. Abazana za munyangire, abafite amashyari batandukanye bakomeza kwerekana n'ibyo abantu batari bazi. Usibye ibyo hari n'abakoreshaga ubutumwa bukakaye bibasira uyu mukobwa ubusanzwe uhorana ubwitonzi, ndetse abamuzi bakemeza ko atabyitayeho, ahubwo ahorana umurava mu byo akora. Ubutumwa nyujije kuri konti ya Instagram ashyirwa ubutumwa bumara umunsi umwe. ARIAH COOL yanditse ijambo ryafashwe nko gusubiza ibyagiye bivugwa byose, maze yerekana ko adatewe ubwoba nabyo, ahubwo avuga ko abikuramo imbaraga. Ati abamikazi iteka umubabaro wabo bawukuramo imbaraga. Bawukuramo imbaraga kabisa. ARIAH COOL ni umwe mu bakobwa bakunzwe banafite agatubutse mu babarizwa muri myidagaduro yo mu Rwanda. Uko niko bimeze, niyo reality hari byo kwibaza ngo inzu yubatse gute. Mbere na mbere irenda nuko ari inzu yenda abashe kugaragaza, abashe kuruncinga. Mbere na mbere abantu bamwibazaho byinshi, babanza bamenye ko ari umwe mu bafite agatubutse. Byibone iki ubu ndacyemera ko ariko bimeze, niko kuri n'umwe mu bafite agatubutse. Afite amafaranga mu byo ugomba kumumenyaho. Niyo mpamvu nta byo kuri ku muntu yibaza bati ibi ngibi bari kubikora gute, biri kugenda gute. Uyu mukobwa kandi uretse no kugirirwa ambasaderi w'umuryango w'abibumbye mu ishami rishinzwe amahoro ku isi, ndetse akaba ari umwe mu bahagaze neza muri sinema, kugira ngo yanagizwe nka ambasaderi nyine muri UN, mu gashami gashinzwe umutekano UN mu isi muri rusange. Kugira ngo ni umwanya ukomeye cyane, umwanya mwiza kuza kuri presenting u Rwanda, igihugu cyacu muri rusange. Urumva ayo si amafaranga, iyo ntabwo ari sereri ikomeye, sihe iyi nziza buri wese yakwifuza. Why dukunze kwibaza ati aya mafaranga y'umutungo, evidence zirahari. Ubwo iyi nzu kandi yose kuzuza akaba arayise ARIAH Villa, inzu yubatse mu karere ka Gasabo muri Kibagabaga. Ikaba igorofa igeretse inshuro 3. Biravuga ko yujujwe na miliyoni 500, igice cya miliyari.
niko bimeze, niyo reality ihari. Inzu rwose irimo pisine irimo n'izina rye, ARIAH COOL ndetse na logo ye. Ni ibintu byiza kabisa, abona ko ari ibintu kandi biri mu mafaranga. Umukobwa afite amafaranga kandi igihe mu byinshi cyane bigaruka akora bizwi. Nta mpamvu yo guhora umuntu yibaza ngo bimeze bite, yakura he. Uyu ARIAH akunzwe muri filime aherutse gushyira hanze yitwa ARIAH the movie. Iyi ngiyi yarayipresentinze, abantu benshi barayibonye, iri no kuri YouTube channel ye. Ari nayo yamufashije kwinjira ku isoko rya Nigeria, harimo afashwa na 1% International. 1% International ngiyi ikaba ari company ikomeye cyane mu gihugu cya Nigeria. Banaje Kigali kumufasha kumurika iyi ARIAH the movie yashyize hanze. Filime nziza cyane, abantu benshi barayireba, wajya kuri YouTube iriho kuri channel wayibona. Iyi ngiyi kandi irimo ino company ikaba no kumufasha indi filime igomba kuzakurikira ARIAH the movie. Indi ikaba izasohoka yitwa Accidental Vacation. Iyi ni indi filime igomba kuzakurikira iyi ngiyi. Si yonyine, hari n'izindi akinamo nyinshi zo muri Nigeria, ariko ni iyi ngiyi tugomba kuzamenya nk'iyi ku giti cye. Biri bikorwa kabisa bifashwa na 1% International, iyi company ikomeye cyane, kandi iyi filime ikaba izagaragaramo abakinnyi b'ibyamamare nka Anita Afoke, uzwi nka Leo wari Pikin. Ni abakinnyi bakomeye cyane muri Nigeria, nitwa Venita Akipufure wamenyekanye ubwo yitabiraga Big Brother ku nshuro ya 4. Cyangwa Big Brother ni umushinga ukomeye cyane, agenda ba byo bugiye butandukanye, akunzwe cyane kandi akurikirana kabisa. Tugira duti intero title y'umunsi cyo twagarukagaho n'ubwango Queen is always turn pain to power. Ibi ni byatangajwe n'uyu nguyu Isimbi ARIAH, bitangaza nyine ku bijyanye n'ibyagiye bimuvugwaho ku nyubako ye yujuje y'agatangaza. Agira ikintu avuga ko burya rwose ibyo bavuga byamutuka byavuga bikuye muri kumutera imbaraga, uzi ko motivation muri kumuha. Twe tuvuga ngo felicitation ARIAH. Iyi ngiyi ni Code Television cyase kuri cyane ibyo tukugezaho. Kora subscribe ubane natwe. Thanks.